Hello family, mumeze mute? Nizeye ko mumeze neza muherereye hose. Natwe hano tumeze neza. Tuvuye gusenga maze turavuga duti kuki tutakongera ngo dufate akanya tubaho ubuhamya. Dufite byinshi byo kubabwira, dufite inama nyinshi zo kubaha. Rero turavuga ati reka dufate akanya twongere tubavugishe. Tubahaye ikaze rero muze tubane, njye ndi Queen, ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye nawe bibwira. nanjye ndibaza atari ubwa mbere mu mbonye inshuti zacu. Ni Justine wagarutse, umuvandimwe wa Queen. Uyu munsi turishimye, ni ku cyumweru. Umunsi yameze neza, ariko ntabwo twirengagije ko hari abatameze neza, abumva bitameze neza mwihangane. Abarwayi Nyagasani abashyire ikiganza kiba gikiza. Aho wumva bitameze neza, Imana ibane nawe muri byose. Uyu munsi rero tuje dushaka kubaha ubuhamya. Dufite ubuhamya bwerekeye ukuntu umwana yarokotse umuriro, yarageze kure. Nibwo buhamya dushaka kubaganiriza, tubagira n'inama. Turabahamo n'inama ababyeyi z'ukuntu mwajya mukontorora abana mukababa hafi. Nimuze rero tubane, mube hafi. Niba ugeze hano bwa mbere ukore subscribe kugira ngo dukomeze tubane. Tubahaye ikaze rero mube hafi. Byagenze bite kugira ngo umwana ahure n'ikibazo cy'umuriro? Ese yahorokotse gute? Tuguhaye ikaze, tangira utubwira. Yego, hari igitondo kimwe twabyutse ari iminsi nk'iyindi isanzwe, tujya mu mirimo itandukanye. Ubwo nari nagiye mu kazi, nkiriye mu kazi nk'ibisanzwe, nkahamagara mu rugo mbaza uko mu rugo bimeze, mbaza umuntu uba uri kumwe n'abana, mubaza amakuru bameze bate, abwira ati nta kibazo. Ariko bigeze nko mu masaa moya nza kumva inkuru itari nziza. Barabamagaye barambwira umwana arahiye. Yari umwana w'imyaka hafi kugira imyaka 3. Yari afite 2 n'igice gutyo, yari hafi kugira 3. Nuko barampamagara ati umwana arahiye. Noneho ngira ngo umwana arahiye nyine uburyo buri aho busanzwe. Se yokejwe n'iki? Arambwira ati umwana yokejwe n'ibyo kurya. Ubwo ngira ngo bari barimo kumugaburira bimumeneka kundi. Ugira ni ibintu biraho byoroheje neza. Ntabwo ndabaga ntewe nimufata amavuta mumushyirireho. Mushyiraho amavuta biraza gushira. Ati hoya umwana yahiye bikomeye. Ubwo ngubwo ku bw'amahirwe papa we yari ari hafi, abamugeraho. Yahise amushyira mu modoka nanjye ubwo nari ndi mu modoka ndimo ntaha. Ntabwo barindiye ko ngera mu rugo, ahubwo yamushyize mu modoka, araza turahurira mu nzira, dukomeza tumujyana kwa muganga. Ariko akingeraho byari biteye ubwoba, umutima wakuvuyemo. byari biteye ubwoba. Umwana yari yabaye umuzungu, kandi ubundi turabirabura. Yari yabaye umuzungu ahantu hose, amaguru yamyotse, inda yamyotse, akaboko k'uruhande rumwe kamyotse. Ubwo urumva ntabwo nese ngira imbaraga zo kubaza ngo byagenze biti. Izo mbaraga niba ari kuzibona birumvikana. Nabuze icyo nkora. Ubwo dukomeza tujya kwa muganga. Tugeze kwa muganga batwakiriye byihuse. Umwana bamushyiraho, hari ibintu iyo umuntu yahiye bamushyiraho biba bimeze bimeze nk'urufuro ukuntu, ariko nyine biba bikonje. Buriya ni nka jeru. Nka jeru ahari. Ubwo nyine babimushyizeho, bamaze kumushyiraho baramuzirika nyine. Bahita baduha ibitaro. Bamuhaye paracetamol na ibuprofene, turara aho ngaho. Ku manywa nabwo barongera bamuha ibyo ngibyo. Ubwo bari bataratuzamura ngo batujyane hejuru aho tugomba kuguma. Aho ngaho hari aho ubutabazi bw'ibanze twari turi. Ubwo byageze nko mu masaa 6. Saa 6 umuvandimwe wanjye yangezeho, ari uyu nguyu. Aramureba, umwana twari turi, yari akibasha kuvuga. Yari ari kuvuga ariko ari kubabara. Nuko tukamubaza byagenze bite,
ati nagiye mu gikoni, ati hari akantu k'agakinisho nari ngiye gufata hejuru y'akabati. Noneho umukobwa twari turi kumwe mu rugo yari yatetse isombe mu isafuriya nini, atari isombe turi bukoresha uwo munsi, ari iyo tuzakoresha umunsi ukurikiyeho. Noneho imbabura ayegeza hafi y'akabati kari mu gikoni. Umwana ubwo yaraje yurira akabati, amaze kurira akabati mu kugaruka kugira ngo ayururuke, yahise agwa muri iyo safuriya y'isombe, isafuriya imwirengaho hejuru. Ariko mbere ya byose Imana irahambaye, Imana ni umukozi w'umuhanga. Ndeba ukuntu yamanutse hejuru, ariko umutwe n'amaso ntabwo byigeze bigwamo, ntabwo byagezweho. Yahiye inda, akaguru kose gutya n'akaboko. Muratwihangarira, ntabwo nigeze mbona igihe cyo kuba nafata amafoto, byari ibihe bitanyoroheye. Ni ubuhamya burebure, ntabwo turabuvugira rimwe ngo turangize. Uyu munsi dufite igice, uyu munsi dufite igice, tuzabagezaho n'igice cya kabiri. Nuko umwana abaho ngaho mu bitaro, byageze ku munsi ukurikiye mu masaa 6 saa 7, umva mwanjye yangezeho saa 6, myihanganitse inyuma ho gatoya, yagezeyo saa 6, tuzana ibyo kurya, umwana turarya, mvana mwanjye asubira mu rugo. Akimara kuva aho ngaho umwana yahise atangira kurerembura, umwana araremba, bahita batuzamura batujyana hejuru aho indembe ziba ziri. Ariko twagezeyo umwana mbona yabaye nk'uwo byarangiye pe. Naguciye mu ijambo gato, nanjye urumva icyo gihe magera, ngewe ubundi narahageze kubyakira, mbese nkihagera nanjye ubwo nyine numva umutima urahagaze. Nkimukubita amaso, wowe uravuga ngo byakomeye ngewe nkihava, ariko ngewe n'umwanya nari mpageze nararebaga nkabona mbese ntibyananiye kubyakira, ibyo nari mfite mbitura hasi, mbona birandenze cyane. None ako kanya nkimara kuhava byarakomeje birakomera birenga uko nari musanze. Ukimara kuhava baya batuzamuye batujyana aho indembe ziba mu bitaro byo hejuru, aho indembe zirembye ziba ziri. Ariko umwana ibyangagariyeho mu nzira mbere yuko tugerayo, urumva yari umwana muto w'imyaka 2, naramuteruraga nyine, nabaga muteruye gutya nk'akabebe nyine. Ariko mbere yuko tugera hejuru umwana yari yamaze kugagara. Umwana arangagarana, akaboko kanga kuhinika, amenyo arafatana, amaso arakanura. Ndavuga ni umwana wanjye arapfuye, birarangiye. Ariko aho nahaboneye imbaraga z'Imana zikomeye, nahaboneye gukomera kw'Imana. Nzahora nishima ku manywa n'ijoro. Ubwo byarakomeye, ndihuta, mvuze induru mu bitaro. Byari bihe bitoroshye, ntabwo byari byoroshye. mvuze induru mu bitaro, abaganga bose barahurura baraza. Akihagera bahise bamushyira ku gatanda, bahita bansohora. Sinari nzi aho telefone iri ngo ndahamagara umuntu n'umwe, sinzi aho nari nabitaye. Gusa nagiye kubona umuganga umwe araje arambwira se nta muntu wa hafi wabasha guhamagara. Namwe ni papa we ari hafi, namuhamagaye ko sinzi aho telefone yanjye iri. Ati ibintu byawe biri he? Bambona bamparije agashakoshi, nkuramo telefone, mpamagara papa w'umwana, ndamubwira ntumva umwana ararembye bimeze nabi, ntabwo umenya byarangiye. Ariko nyine njye nari nzi ko byarangiye ubundi, nuko nangaga kumukura umutima ataza yiruka nawe agasanga ateje ibibazo. Nyine umwana ameze nabi, birasa naho byarangiye. Ubwo abaganga bamwe buzura ku mwana, abandi bagize barambwira ngo ni intuze. Ubwo bahise bahamagara dogiteri mukuru, araza, sinzi ibintu bazanye, bamucomeka hehe mu mazuru, bacomeka hose, ibijeru bikonje, bamushyiraho amaserumu y'amajeri akonje. Nabonaga ari amajeri asa n'umuhondo ukuntu. Nko mu minota 30 mbona umwana arongeye arakangutse. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko aho ngaho bagakomeza bamushyiramo ayo majeru, ariko umwana arembye. Ariko nsubiye inyuma gatoya, tukigera kwa muganga, twahageze umwana ameze nabi, afite icyaka cyinshi, ariko rirasaba amazi hafi aho. Ubwo abo twari turi kumwe
sinamenye ko bagiye gushaka amazi. Ngiye kubera ukuntu umwana yasabaga amazi, ntareba ukuntu yabaye uruhu rwamuvuyeho, ukabona no kuyanywa ntarabishobora, nkagira ngo n'amazi nayanywa ari butambuke inyuma haje. Ubwo nahise mfata ya mazi yo kwa muganga. Nshuti, nibiba binakomeye ni ukwitonda ugategereza gushaka kw'Imana. Nahise mfata amazi, ari amazi yo mu bitaro. Hari agakombe sinzi ngo kavuye he. Mvomeramo amazi, umwana ndamuha, aragutumira anywa agakombe kambere, anywa udukombe dutatu tw'amazi, umwana w'umbyara yamara. Amaze kuyamara mbona banzaniye amazi. Amazi atetse bari banzaniye yo guha umwana, ariko yamaze kunywa yayanje. Ya mazi yanyweye nayo rero yamugizeho ikibazo gikomeye kurenza noneho cya kindi cy'ubushye. Uburwayi buba bwiyongereye, uburwayi buba bwiyongereye. Umwana akadiyara, urumva ubwo ashobora kuba yaranyweye mikorobe z'ayo mazi nahise mvoma. Urabona harya kwa muganga aho bogereza utuntu abo ngaho, ashobora kuba yaranyweye za mikorobe. Umwana none hagira ikibazo cyo kutarya, ibaza ubushye, umwana yarahiye inda yarafatanye hafi n'umugongo, noneho ntanarya. Bakambwira ati nukujya umuha amagi ntayarya, nta kintu na kimwe yaryaga. Bafashe ibizamini byose bishoboka ngo barebe ikibazo umwana afite, ariko barakibura. aho ngaho umwana akajya mbese yakora ibikomeye n'ibyoroheje ntubasha kubitandukanya. Yari amaze igihe atacyambara furarida habyigo ni pampers. Asubira kuri pampers atarajyaga yambara. Kuko amahirwe tuza guhura n'umudogiteri ukomeye atwandikira imiti, ayinyweye mbona abashije kunywa igikoma, muhaye igi mbona abashije kurya igice. Ubwo rashize hari nk'iminsi nk'itatu nta kintu arya, nta kintu yarumye. Ariko byageze hagati umwana arabyimba cyane bikomeye, yuzura agatanda, abyimba umubiri wose, umubiri wose arabyimba. Mu maso harabyimba, amera nk'umushinwa, amaso sinkayabone, mbese ahantu hose arabyimba pe, ubona ko umwana yabyimbye noneho ku buryo ntari kubasha no kumuterura. Byari ibihe bitanyoroheye, byari ibihe bikomeye, nabuze icyo nkora n'icyo ndeka. Nuko nza kubwira umutware ni rero ngwino umwana tumukure hano kuri ibi bitaro bisanzwe tumujyane ku bindi bitaro. Hari ibintu none tuyadutekereza, imbaraga z'umwana w'umuntu burya zigeraho zirangirira. Iyo ubona urwaje umuntu urwaye utari gukira ako kanya, iyo urwaje umuntu uba wumva bwakwira yakize, biba byumvikana. Rero iyo biri gutinda uba wumva ati nyamara ngiye ahandi wenda bije umwana bwacya yakize. Hari imbaraga z'Imana mu ijuru, hari imbaraga z'Imana zikomeye. Nukuri. Ubwo hari umuganga tubasha kuvugana, ndamubwira ndi rero umwana wanjye nshaka kumukura hano, menya batari kumwitaho. Nshaka kumukura hano, ese ndabigenza gute? Arambwira ati rero ibyo byose niba umwana atabizi neza ntibari bumuguhe kandi bari buguhe transfert. Ati rero ibyiza fata umwana wawe wigendere. Baba we utoroka ibitaro. Noroka ibitaro. Uwo ni umuganga wakugiraga iyo nama? Umwana yari arembye cyane. Umwana yari yarabyimbye. Nagerageje noneho yari arimo n'amaserumu. Umwana sindi bumushyigure hasi, sindi bumuterure, ntibishoboka. Wumva uko yahiye ntabwo wari kubona nuko umuterura. Yari yarahiye yaranabyimbye noneho. Agatanda kuzuye sinakora naho niyege ku ruhande rwiwe. Ubwo nyine mpamagara papa we baraza ashaka abadogiteri aho ngaho arabavugisha. Ati rero umwana nimba mubona mutari bumushore mumumpe mujyane mu bindi bitaro. Abadogiteri bavuga ati uramujyana hose nitwe tuzamuvura. Ibyiza reka umwana turamwitaho uko dushoboye. Niba muganga namushimiye nubwo atumva ikinyarwanda, ariko nukuri Imana yo mu ijuru ibasha gusobanura igimuha umugisha uriya mudogiteri. Nukuri yarakoze cyane. Ubwo nyine umwana tumurekera aho ngaho, bamwitaho uko bashoboye. Ariko hari ikindi gihe nanone cyageze yongera gusubira inyuma. Asubira inyuma noneho burundu, umwana arapfa.
umwana ngira ngo yapfuye byarangiye, Oh. atahumeka atanyeganyega, ubwo ntihandi yari yarabyimbye yari atarongera kugabanukaho, buri cyo gukora buri cyo kuvuga birandenga, urumva yabaga igihe cyose ari amarira gusa. Burya utaka ntago aba ari kubabara, nta nubwo nari kubona igihe cyo gufata telefone ngo mpamagare umuntu ngo bimeze gutya ngo bimeze gutya, hoya naravugaga Mana mbabarira. Noneho nakuri abantu bibo ngo barasenga ukavuga ngo Mana ngo bibe uko ushaka, oya ntabwo nigeze mbwira Imana ngo bibe uko ashaka, navugaga Mana nyiriza umwana, Mana ngarurira umwana, Mana. Ariko Imana yabanye natwe, yabanye natwe, yaraturinze, ni ubuhamya burebure bw'ukuntu yaje kuzuka. Inshuti zacu, reka twe kugira nanone ikiganiro kirekire, tuzabagezaho igice cya kabiri ubukurikiyeho. Hari ahandi nanone niyambaje Imana mbona byarangiye, hari aho byari bikomeye, Imana ibana nanjye mbona umwana avuyeyo, tuzababwira mu gice kindi gikurikiyeho. Reka twe kubaha video nini iraza kubarambira, mwitegura igice cya kabiri. Ariko se mbere yuko dusoza, mu bitaro mwamaze igihe kingana iki? Mu bitaro twamazeyo amezi 2. Twamazeyo amezi 2. Ntabwo byari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye. Dusoza se, nubwo iki gice tuzagikomeza, ariko muri aka kanya hari ihumure wahereza umuntu, nubwo ibyo byakubayeho, ariko muri aka kanya hashobora kuba hari n'undi muntu uri muri ibyo bihe wari urimo. Abana bageze mu gihe cy'imyaka 2, 3 barakubagana, baba bakubagana. Bishobora kuba hari undi byabayeho uyu munsi, cyangwa se mu by'ukuri wenda byanabaho n'aka kanya. Ariko ndagira ngo ugire inama umuntu waba uri mu bihe nk'ibyo ngibyo wari urimo. Umuntu waba uri mu bihe nk'ibyo nari ndimo, nakomere, ntiyatumbira umusaraba, nareba Imana irabana nawe, kuko aho yankuye ntacyo natanze, ntacyo nkurusha nshuti yanjye. Aho Imana yankuye nawe hagukure mu izina rya Yesu. Ikindi nabwira ababyeyi ni ukugerageza tugakontorora abana. Noneho abana bakunda igikoni kubi. Hari igihe abana bagera mukabona bakunda kuba bashaka kujya mu gikoni, bashaka kwinjira mu gikoni, bashaka kureba n'ibiki biri gutogota. Inshuti zanjye, babyeyi beza, mugerageze murebe abana rwose, abana no mu gikoni ni ibibazo. Mugerageze, niba ari wa mwana utavuga n'ubundi uramubwira ngo shyira umunyu mu nkono hasi y'imyaka 10, nta mpamvu yo kumureka ngo amenyere kujya hari utuntu ajya gufata mu gikoni. Umwana w'imyaka 2, 3, 4, 5 nta kintu abajya kureba mu gikoni rwose. Inshuti zanjye, mwagerageza mukihangana, ibyo bintu mukareba ukuntu mwabirwanya. Mbese abana tubarinde igikoni. Abana kuva ku mwaka yatangiye gukambakamba, yatangiye gukambakamba kugera ku myaka 6. Burya ntago ari ngombwa ko yajya mu gikoni rwose. Okay, reka tuzagaruke tubaha igice cya kabiri. Mu gice cya kabiri tuzabwira uburyo Imana yahabaye, umwana agakira. Reka rero tuzabane mu gice cya kabiri, muzabe hafi. Reka dusoreze hano tubabwira ngo Imana ikomeze bane namwe mu byo muri gukora byose, Imana ibahe umugisha. Yego. Wowe urumva hari ikindi wasoza babwira? Ikindi nababwira rwose mube hafi. Ubu buhamya ndetse n'inama bifite hafi ibyiciro 3, kuko ni inshuro zigera muri 3 nabonye gukomera kw'Imana, nabonye imbaraga z'Imana, mbona Imana impagaze iruhande. Ntimuzacikwe. Nukuri mukomeze mubane natwe, dufite ubuhamya, dufite inama nyinshi zabafasha. Mbese nimukajye kure y'iyi channel. Imana ikomeze bane namwe, duhura ubutaha. Ciao.